Yes, ikaze nanone kuri K podcast nkuko mumaze kubimenyera buri munsi cyangwa se buri gihe tuba dufite aka episode twazanye tuba dufite umuntu twatumiye. Uyu munsi natumiye umujama navuga ko no mushiti wanjye igihe kirekire cyane, The Don Captain Pacson, my man. What's up? Whoa! Agodijike. Kanguya karukame konyine. Usuka abantu baziko my city I love lama sika ndimbo yawe kana indimbo yawe. Baziko ari yawe. Kuna koze introduction bari bamenyere ko nkora ama collab bari basike track no nagi track yanjye. Ariko nawe ni yawe man. Okay, yeah. Ni yacu twese. I participated. That's the track. Man, it's okay, but ako uzikinshimisha. Ako uzikino no. DJ uzikinshimisha. Uzikwingira hano, nje mfite indirimbo nyinshi. Bagacha my city. Ata track ya wallahi kavuga yo. Irandirimbo yari dope man. Irandirimbo yari dope. No uzikintu kibabaje sina nubwo nyifite. Nta video, nta audio, nta kikubera yuko uribuka kera twajyaga dujyana indirimbo kuri channel ya Inyarwanda. DJ Bob. Uzi Inyarwanda bari bafite Inyarwanda.com. Bari bafite channel yitwa Afri what? Afrimax. Afrifame. Yes. Baza kwishatinga down. Indirimbo zose zigenda uko. My Stina yagenze gutyo. Ntago nigeze mbikurikirana kwa ko. None uzanayikuye. Iri kwicana yanjye. Ifite foot iri HD igaragara neza. Without tu. Nagerageje no gukontakta producer. Akidari uzare ku YouTube channel yanjye. Nagerageje no gukontakta producer wayikoze. Ambwira ngo arayifite ariko ntago turahuza ngo ayibe. But anyways, ladies and gentlemen, umuvandimwe wanjye K podcast my city n'indimbo yiwe. Kwanza twagiye. Ndashaka tubanze dutere story. Pacson ni umujama wanjye. Imana igihe kirekire cyane. Kera nkiri muri bino bintu bya showbiz. Yari umujama wanjye. Wabivuyemo kandi ubirimo ngo ngashinga kintu bintu bya showbiz. Nari maze iminsi meze nk'umuntu wabivuyemo. Paka uheruka kumbona muri ibi bintu. Niyo mpamvu wabyibushe. Hago zandaje umuti. Ashize igihe kiriri cyane. Nanjye kubivamo nanjye byibushye. Kuvuga ngo hano Pacson kuntu dukora muri Kebaye no podcast yacu K podcast. Dutryinga kuri story before ukuntu nkawe uri hip hop icon. Hari uburyo byatangiye, hari uburyo winjiye muri music, hari ikintu cyaguha inspiration kugira ngo ukore rap, hari ukuntu byagiye bigusunika kugira ngo winjire muri hip hop. Ndashaka ume story. Ndabizi ko byatangiye cyero cyuri umupeti uri school, ariko ndashaka ume story man kugira ngo wumve ko hip hop ari ibintu ugomba gukora. Mbwira nk'ukuntu byagenze. Ushaka nangire for the beginning. Yes. DJ K, for the beginning, tough king na gari hadi. Habe na gari. UTP soldiers. No. Na gari hadi. True. K8 Kavuyo na gari hadi. NPC na gari hadi. Icho jihadi itsin jobita family squad. True. Harimo tuweke family squad harimo simchezo maze myaka 18 ndara komeyanda nagere igitanda ndara kubitanda. Yes, family squad abantu bafite indirimbo nziza zakoze amateka. Yes sir, my man, I respect them. Ico gihe nibo bari bahari. Hari na KGB ndacyakomeza. Hari na KGB Kigali Boys. Yes. Skizi, my man, shout to you. Ico gihe hari n'itsinda ryo bita SKC Sema Ukweli Crew. SKC Sema Ukweli Crew. SKC Sema Ukweli Crew. Yabarizwa mu bandi DMS. Inspector Lewis asigaba heme. Arari shime yanje. Okay, twagiye. Adiza mukamanuka. Arari shime yanje. Inspector Lewis, had Mace, had Bakti, had Miss Nina muri Canada, had Rams, had Rams on the AC. Ariko ubwo we nturinjira. Mama nje na yandi DJ Petit. True. Njemfite flows bamwe ngo wigana Tupac. Yes. Kandi nje kwabwiye ko nje ndi njewe mbabona DJ Petit. Akumabwiye you guys umunsi umwe nza bakosora.
kandi arabakosoye narabakosoye abo bose bari bahari wowe utarajya muri record n'umusore no kandi nafite recording wari ufite indirimbo yego yo bita yitwa my name niyo ndirimbo yawe ya mbere yeah wo bita Eza Kwizera Pastor Eza Kwizera nyiri na road production one in because niyo ndirimbo yawe ya mbere na Pacson sema nemere na lyrics nazibajiwe agonebuka rhythm da cyayibuka na Pacson Eza Kwizera no muntu wandimbe chorus wallahi muraguti na bizbi rero iyo tsinda cyo siri gihari je no mukurwana mu Rwanda wibuke yuko nago bakundaga ibihangano nyarwanda ico gihe nago bakundaga ibihangano nyarwanda ico gihe babonaga nta kintu kirimo nge nagiye nko kubitangaza amakuru bitandukanye byinshi cyane ku buryo boss w'igitangaza amakuru kimwe yumvaga yuko y'ikindimo z'abanyarwanda nk'eshatu zonyine yumva yuko nago ako rero nanone sometime wenda aba boss ico gihe cy'abantu baba bafite ibitangaza amakuru umuziki wari utaragira karite ariko wari ufite quality kwa yuko nizo ndimbo twakinaga ziva Tanzania na Uganda the same project the same product nje ko botenzies the same quality yes yeah no mambo abavane bacu bageza Uganda Urban Boys bakona Washington yaje mu Rwanda umuziki arawangiza none arawangiza beat imwe Washington arawangiza neza ibaze usko yatumi Young Grace yaje kuri indirimbo aje flowinga okay byanguma kamuririmbisha paka ndashaka umbwire record yawe ya mbere umbwiye ko Ezra Kwizera yawe ukubise chorus yes sir umaze kuyisohora sasa nibwo wari ukinjira muri game yego 2003 ukubise my name your name was Pacson nibwo wari ukubise Pacson impact sasa wahise ubona bigenze gute game wahise ubona bigenze bite all right njewe namaze amezi 3 muri studio amezi angahe 3 ku ndirimbo imwe iyo ngiyo yego wayikoreye SH record na road nago yari hari SH records SH record wita Happy JP JP no akora indirimbo yawe JP yanyikizaga ari ya rafiki iki yari na kamishi yari kamisha kazambesha ngafite album ya kamishi album araba ni makora ave muri Congo nukuvuga ngo JP no akora indirimbo yawe ya mbere nubwo nagore wayikoze kwanza yaragerageje yakoze bya mbere JP Flash FM nubwo yari gifungwa mu akazi kwa Happy muri SA yasigamo iki virus muri machine nonye wazikodia none se paka bari rumbwira inyuma yawo wakoze izindi ndirimbo namwatatse ego namusaba contact nabwo ambesha ubwakanga bwa kabiri namusaba kuri contact FM itarafungwa namwe JP ndimba kasomwe ko ngwa telefone yanyu ukajya bitefone bya Nokia byo bitengo ngo bitushe bya bifite nana muhaisha kujya gukorera indirimbo arangije ashiramo virus nasemwe JP Chejari magazine ka The Blink magazine namwe sibagushe kuri The Blink magazine kuzi magazine zidiana namwe sibagushe kuri The Blink magazine njo rama track yanje njane brag iyo nyine ya mbere iyo ni ya kabiri ya kabiri zose ne wari wazikoze ne mabuna sinjana kwa BZB the brain umunonye kwa BZB share to maniga Bakti ni wambwiye you know what ngwino tuje mu TFP BZB yambere umwana mwiza na makweri yambere umwana mwiza my man super tall Medisale you guys man murabana beza none se Pax urabona Pacson na hip hop man uri hip hop icon kabisa ibyo ngibyo nago tubibura naho nta muntu wanyuranya nabyo sibyo ubundi hip hop kuri wowe
kuki ubona ariyo njyana wahebeye ubuzima bwawe Pacson? Mbega ikibazo gikomeye mbajije. Mbaye ikibazo gikomeye. Okay, nanjye reka ngusubize mu buryo. Hari umuntu ukunda ubugari, apana n'inyama, n'amagi. Ubugari burakomeye, n'amagi yarakomeye. Ugiye gutera n'ibishyimbo bikomeye, munda wawe azakomera gute? So ndabirelatinze enazi ndabyegereje. Man, nje nkunda hip hop, I'm hip hop, ndi hip hop sinzana hinduka, ndi hip hop man nigga, ndi hip hop sinzi nanjye. Hip hop nago nayishatse yaranshatse. None se Pac, ugitangira music kugeza na ugitangira music kera bavugaga kurapa nka Tupac. Nabyangaga shaho. Yego. Nje bintu byatumye Suzy DMS ya muri TFP. Arapa nka Tupac. Yes. Nanjye nka Tupac. No bakamubwira ko ngiye no kwiga DMS. Abana kuvuga DMS ari muku kunyiga. Abandi ngo munsi muri kwiga Tupac. Brother wanje repeat my brother don't with them Bennett. Yaraje anyiza mu cyumba arambwa man ugomba kuburi wowe. True. You're supposed to be you. N'ubundi muntu. Ndabizi role model wawe ni Machiavelli. Nuza Pifra ya stories kunu mwahuye wambaye t-shirt yanuze ya Street Dream y'umuhondo. Arambwa ati nabonye na mukobo yambaye iyo t-shirt muri launch ya DMS. Itwe guta bodo. Oranza KBC ukagenda. Ngiriyo story man. Nuza okay, ngiye kugamba Pifra akwa approachinga muri yo show. No. Kuko yarambwiye ngo yarakubonye aravuga ati man ngomba kuvugisha ura. Sasa kamwe kundi dezagenze. Hari yo bita sound checking. Kwi launch ya DMS. Launch ya DMS yaramamage kwi sound checking je nagiye na ngura t-shirt Manase sinzi byiwe ariko Manase akiriho nasingiye ngura t-shirt y'umuhondo iro Street Dream. Street Dream ni album ya Nas kabisa. It Street Dream. So ngiye muri practice zo kutu performing nabonye mu komando mbona ukuguru kumwe yakuza. No natimba yaza mu kuguru kumwe. Pif. Nanjye ambonye none nanjye ndi kuri Street Dream, nanjye ndi kuri eba, nanjye kuri pocket yo bita kabiri yayo. Urayizi kabiri yayo nawe yari kuri 400 yayo. Nago zizo tijiki. Oya ndazizi. Nago zizi. Wagiye kubona ubona umutipa arakwinjira. No we yari aranyamwe yo what up G, namwe yo what up G. Niko Pifla namwe nanye niko Don. Anga maniga wambaye neza, anga maniga ahubwo wambaye fresh bya atari. Yego. Nago ndije mindani angutamo verse. Nanye nguta verse amgo yo. Ndamga no. Cyo gitavugenge nubwo yari kimukuzamuka. Yari kiri ku. Yego ndamwe araba petit byo tuma mu cyongereza uwo bidapa mu kinyarwanda. Araba niga mu didimba kimwe mu kinyarwanda. Please mbabara nguze nabo. Nje noneho at the end of the day nubwo namenye yuko Pifla dufite nicyo dupfana. Really? Hi. Yego. At the end of the day. Ibaze. You're not exclusive. Yeah, then narabizi umubaze at the end of the day abizi. Ibaze. Yeah, na hanyuma ubwo ngubwo niwe wahuje P na Nuza na Tough Gang. Nago nawuje Pifla na Tough Gang. Ahubwo nige wakundishije Pifla na Tough Gang. Okay. Kuna mbwiye you know what copy we yajana mu Rwanda yumva ball zacu n'abandi badaje urumva we yarafite mindset we na BMKale bamwigana bigame MC Mahoni Boni n'abandi we aza kuri ibyiwe ariko kuri ibyiwe akabona undi mukomando nawe kuri ibyiwe ndambwa mamen harabaniga please mama nizamo iminota ibideo nyine umva abajyama wamwumvisha indirimbo zabo. Yego arambwe Pac abantu bishakwa nabo nje biba ngombwa yuko nje muuza niyo tsinda ariko naganjye watumye ashumikana n'iryo tsinda. Okay, wewe warabahuje ibyakurikiye nyuma na ni byabo. Okay. Noneho Bulldog yatanye na Pifla.
ico gihe I Kanombe. Okay. Mu gutaha I Kanombe bagaruka bakundanye bya atari. Yes. Kireka yambwiye ngo bakundanye koko uyu mwana umushyira mu itsinda ryacyo. None se Njye bambwiye ko nje mwitabwe naga wapi. None se paka urabona urumwe mu bantu bakora ariko tavuye bakoze akazi keza bya atari na pifa yakoze akazi keza. Yes. Urumwe mu bantu bakoze ibintu bitandukanye muri no showbiz. Wakoze music unakora itangazamakuru. Bro. Biravuna. Ndashaka kumbwira ukuntu winjiye itangazamakuru. Ukuntu winjiye itangazamakuru DJ ko urakoze cyane. Oh my god. DJ Ken kambwi mpamvu n'igitangazamakuru. Njyewe nyiko ndimbo yanjye ya mbere 2003. Nazamutse kwirebero. Haki Radio 10. Nazamutse kwirebero. Baramwe ngo ari icyapa ngo nawe ngera utakora nagiye n'amaguru. Jena CD yanjye master copy CD. Umusikita ngo nawe ngera atakora. Ndavuga ngiye ko naye mvuye Uganda njya no gukora. Kora. No. Nibere kwishuri niga mu ambere nkaza numva weekend imeanza bila eskisi. Iyanjye ngategereza shwida navuga yalla. Kandi wari wabahaye CD. Master copy wakibyeyi we. Yego. Dege cyera copy yawe ya original. So because yo bita rewritable. Yes. Yandi writable hagiye ari CD y'umukara. Idasibika cyangwa urayisiba. Yes. Yari data zanzo so yari master copy CD yanjye. Dege cyera wagendaga na master copy ebadiri hano. Nabya flash. Ndayibayeza bro ndategereje. Bese wahoraga kuri radio. Ndategereza. None najya mu studio nabona amezi maze mu studio. Nakumva track yanjye nagiye mu playinga kuri radio station. Kandi wayibahaye. None nandi mu studio nice nabana uskutwe twaga mu ntebe. Ukamara iminsi n'imisi urya mu negiye bakubwiye gwacyana we gumaho. Ukagumara uri cyana. Ubona ngo nyiri cyana. Tugena ni cyana. Warakuze. Reka ko ntacyo yazambwira. Agume hanze. So, urumva gengo ukagenda man ukikera ugatiza track yawe kujya uzayumve wapi. Noneho ya time wiche mu studio ni ya time ugana abanzi bagenzi bawe. Yes. Maza kugama men usko nanjye maze gukora ndimbe cyane. Kuna guzara kintu. Nasembwe urabizi wallahi ngiye kunye mutangaza makuru ngiye kurwanira abanzi bagenzi banje ni gucyo ngiye mutangaza makuru ngiye nago naryigiye wese winjirira he. Yes sir kuri flash wese ujya flash narafeze abe konvoye kuri Capital Capital FM yo muri Kenya niga makanga ubwo hari barakwakiriye. Navuga icyonzo cya daje obita Alex my brother Alex asambwira ngo ko natira mu gitabo sambwa sinya kontra. Really bumbishije ariko man kanze nkubwire kangwe credit kabisa. Sound yawe kuri radio irarenze man iri unique kabisa. Biragoye ko wabona undi muniga. Okay barahari bafite amajwi atandukanye ariko iryawe riri man kuri radio abantu bose sinzi ntabwo mbishakisha bro. Sinzi nimba undi muntu wigeze abikubwira. Bararinge nge barabimbwira nge ngagirango abadage banone kabiri yayo ariko yo my brother man ijwi ryawe kuri radio rirarenze man. Ibyo byo ni abantu urihariye kabisa. Mu credibility munshime nyiri andi muzima. Kabisa Pacson ngenda igwaye. Nitaba Imana nimuzaze muvuga no sense zanyu. No ijwi ryawe kabisa kuri radio. Agurije kuri Yago mbabariya Yago reka turaza kumugera. Mubarakanya. Ndashaka kubaza amasegonda abide nyine. Ndashaka reka nkubwire Yago numvise voice note yawe Yago na inafite umwanya ukumva album ya ndimo 18 nazumvishe indimo za mpofo ni 7 urumanzo fresh komerezaho uranyubana nyinda kubaha amina twakomeye. Ariko akantu kayago nashaka ko tuza kukavugaho uburyo bwako. Karangiye. Pacson mame. Man rarenze kabisa uri kumbanga. Ndashaka kumbwire Pacson. Ndashaka ntago urambwira ukuntu
ukuntu nyine wambwiye ukuntu wageze kuri radio ukuntu winjiye kuri flash ukababwira ko uvuye kuri Capital FM yo muri Kenya ubwo nawe mfite uziko narishaga nandi gikuri shingana gukikije ariko kivuga icyongereza shaho bojyawe yo what up none se Pac ngenda shakumbwire na bya Pacson na bya Don na bya Magabe dago byabagaho ndashakumbwire man ndashakumbwire ukuntu urabona uje muri music wakoreshaga icyongereza cyane nago babyumvaga no kamwereke kanda pause aho yes uvuze neza nago babyumvaga bambwe ngina Yemeye ko niyo mpamvu nago baduha agaciro kacyo none nyuma aza abadimi byongeza barabumva bakubwire nje ku murongo cyane simba umwe babiri barahagije okay ariya ways ari mbiki cyongereza yes sir enjo mutoni cyongereza Kivumbi King cyongereza noneho nyine nashaka kukubwira umbwire muri no minsi bimeze biti ko ntago ugeze uhindura still wacyakubita kwa kundi cyongereza cyawe ushaka gukubita vesi ushaka gukubita vesi abadaje babazi ko nta Kinyarwanda nzi sigembwa green we nguto panchane utatu akabwandika agapifra nyandije upanjane butatano mbovangemo bakabugo fo kabeda ukiriwo none se Pacson yes sir industry y'umuziki muri kano kanya kuko turi kureba aho byatangire kuri wowe ariko se in general urabona bimeze bite gute nyine urabona imuvinga muri business muri production in general muri production and in business promotion everything ikibazo mbaje ikibazo kinini byatare sana man reka mere benambere production audio nagarinziza mu Rwanda kwa yuko dufite umuntu mu mixinga Bob kubujuzanye n'undi muntu uvuye hanze kwa Bobo Pro the mix Bobo Pro ayangu tufite producer kandi imbere di click tumuga bari click tukumva bafazo babande bande Wagirango dufite producer umwe ikintu cya kabiri ndacya kuri audio zacyo bafata beat zo hanze cut copy paste niyo DJ yababwiraga kanje kuri video audio nabwe babyumvishije video abasore banje bamaze koresha ingufu zose video my man kuri video ni sawa I salute true bakoresha ingufu zabo ahantu temera ni kuri audio gusa iracyari hasi cyane hakorwa iki sasa urabona ari kibako none se dufite umuntu umixing umwe wenyine je nago murwanya cyo nicyo kibazo genda namukunda hata Bob komeza mixing wiriye amafaranga yego niba atazi kumixinga babyiworere Bobo Pro the mix ujyane jingo none naga kimixinga asiga gushyama akajingo ibaze no kuvuga ngo audio iracyafite ikibazo video ni sawa ibijyanye sasa na promotion okay promotion rero abanzi bakera navuga generation yanjye navuga Tom Close the Ben Medina bandi bose King James na generation yanjye n'abantu bakora indirimbo bakakoza link bakanagwamagara mboga wayibonye ariko nago nabita abana abanze bikigiye wakwendirimba ka uploadinga ku YouTube akagira ngo uri wi downloading akagira ngo uraza kwiteresha akagira ngo amupofotse nguri bugene ku YouTube ngo downloading umve nje ntabwo nabona ya masegonda abiri niba Tom afata time yiwe akanyuza link nanyuze just like that akanamamagara kamwe yo gengo wamenye link umvishe track imeze gute akanakubaza imeze gute we nawe n'ubindi yaje ukamubwira niga wanje i track yawe ni sawa cyangwa irimo ni fresh cyangwa no warembye nabi ariko abana bikigiye abayumva yuko nakoza link yaza dijeke akariko akabanyisha ayatasha nakasha yakunyitasha
no kuvuga abahanzi ba kera bafite discipline cyane no bazaso hari radio station imwe ya barabizi aka kanyara ama radio akandi kuri podcast and kuri K podcast yes mbe na K podcast ari yari ngira kubwira ngira nandi umuntu wa mbere abari mukunde bano DJ K ne umuntu watching track yanjye yambe kuri televiziyo Rwanda Arabiye true no wanzanye kwisi you told me mukuyiva uza makati che you told me jina je Paul get a soldier ragare wenyine uyinewe muntu agendaga mu kabari ndi kumwe na J Paul may you so rest in eternal peace kabaka wanje mana imorohereze kwicega mu mbari nge nakabaka sayine tumeze gutya mutegereje twayireba ugasohoka nk'abatabizi kumwe ni mwebwe mse akakanya ubu TV ni bwinshi ubu radio ni bwinshi abantu bose b'abanyamakuru ariko man bazaminda byo zanjye basi nanjye ukiriho uzi n'uwitaba Imana uzi ubuniga buri hano hanze wakina indimo zabwo bwabo bumeze nkanjye bumeze gutya bumeze nk'ingo okay reka mbwire abantu bakurikiye K podcast man Pacson ni umuntu tera story nkawe nko mubibona ikiganiro kimeze fresh ako Pacson reka nshaka kugabaza akabazo kamwe nkunda kubona kagonga abantu muri showbiz sana iyo umuntu ari umunyamakuru uri kubyumva agaswitching akaba n'umuhanzi bino bintu biteza ikibazo no kubera iki yego iyo uri umunyamakuru kana umuhanzi no ubivuze nabi uri umunyamakuru switching ubaye umuhanzi so nago bukiri umunyamakuru at the same time no ago wari bivuze nabi uri umuhanzi we n'umunyamakuru yes audience nago yakwakira neza iba yumva yikuri mu kwiplaying n'izindi radio stations akindimbo ze babumva yuko kuri umunyamakuru n'abagenzi n'abanyamakuru babumva yuko ni bimwe nago ba credibility kwa kuri umunyamakuru kandi indimbo yawe ibari irenze byata bakaba yumva atenga umunyamakuru nawe bipfira ariko ndacyakomeza abanyamakuru benshi ndufite mu Rwanda babahanze babanyamakuru bagapromoting abahanzi bakagera akavuga ko nanjye ndimbasha uzisi impamvu mbajije kino kibazo Pacson nago mbizi binsobanure impamvu nyikubajije abantu bose bagerageje gukora icyo kintu bahuye n'ikibazo cyo kuba kritika byahatari urugero wavuze kuri Yago before uri kubyumva ako twa tutarabigera ukakorumvaga ndi buvuze kubikubazaho uri kubyumva uriya mutipe Yago trust me ntago nziranya nawe pe ashobora kuba yaraje muri showbiz wenda ngiye narabivuyemo cyangwa se akabizamo nawe uri umuhanzi ukaba n'umunyamakuru sibyo nawe ufite critics bagiye bagukoraho simbizi byakubayeho ubundi bagiye bagukritika ariko harabuzi bagiye no kana pause nje us critical zanje nukunsaba okay wakunjwa kwa collabo wakunjwa wakoze track ya wenyine nago bambwiye ngo wabiretse nago bigeze bavuga ko wikina reka nago bavuze ngo Pacson reka bambwiye wakoze collabo kutuze kumbuye ko dukumbuye my city ya DJ K reka ngomeze dukumese muhud ko dukume revolution reka ngomeze nje nago bigeze habe wabyihore reka nyine umva ikibazo cyanje Pacson the superman uri kubyumva uramutipe Yago yaswitchinze ngira ngo ase Yago amuyore nyine bandashika umva ikibazo cyanje kwanza mbere y'ibintu byose sibyo no kuvuga ngo uramutipe yaswitchinze kuva music ashaka kubivanga n'itangazamakuru abantu bose bagira ikibazo uri kubyumva nubwo ntabaga ndi muri showbiz muri karakanya kana pose kana kubwe Yago tumwiyorene akamuvuge noneho okay Yago yatangiye ari umunyamakuru ku Goodrich yes araho abishakisha ajya amahirwe ajya ku TV10 TV10 tuje mu gihe cya covid abatamenya bya YouTube n'ibiki byose afunga YouTube channel yiwe yes ako ko yakirega abantu ku TV10 niwe yaje ku YouTube channel yiwe so my man abona yuko abantu ajya muri music
maniga no mahasla hata Yago no mahasla DJ kan mukuneranyaho ntago ndi kuguteranyaho Pacson ari kuneranyaho banza umva ikintu nshaka mara banza umve point yanjye sibyo atari Yago point yanjye nyine wumva ntabwo nawe n'umuhanzi akaba n'umunyamakuru ari MC Tino se mbivuze reka nze mbivuge Pacson trust me ndashaka unyumve sibyo ejo bundi hari video nabonye yawe uri kuvuga kuri Yago ukuntu biki nibiki byo nabo nshaka kubyinjiramo sibyo oya kambivuge oya kambisubiremo ngiye byumvuze mbisubiramo Yago that ibiri indirimbo yawe album yawe ni bari Yago ngo live 2 indirimbo za 18 nane nizi numva nije nkunda mbere ubakakanye nubishemo mwesha nubishe nari bi credibility zawe atakomeza ugerageze Yago tumureke twamuretse Yago komerezaho bamwita the Don Makavel ese umva hip hop yarageze ku rwego rwayo mu Rwanda muri kano kanya cyamura cyafite urugamba rwo gukora muracyafite urugendo rurerure ndagusubiza mu bintu bibiri hip hop mu Rwanda mu mitwe y'abanyarwanda barayumvisha barayikunze n'aba boss niba hari icyumba cya rap abantu bakuzura icyumba cy'amateka na Ride Man Bulldog na Afrobeat yari hip hop ibaza concert ibaye ubwa mbere ruguru birabaye naka baraje nubwo tavuge nago baririmbye ariko abantu baraje so bikwereka yuko mu Rwanda abantu bakunda hip hop itangaza makuru rero ababosi bitangaza makuru ngacyo kibazo abanyamakuru je nagumbita abanyamakuru nuko ndi ku podcast yawe kame icyubayo cyabo abo abiyitirira bakina amashumi yabo nk'ukuntu ndi hano kuri K podcast ngazi nkicara hano I'm saying ukangura kamwe tubiri tubishumi yanjye so n'abanyamakuru b'ikigihe nabo wapi ariko hip hop basically yagaze neza kubera yuko wumvise na track zisohoka ni hip hop bwe si hip hop bwe ngo bwe hagi baziko abantu 15 bajya muri bwe yemyandikire ya n'imirimbi yanyu ariko mane shasha mane gapi ambabari bwe cyari mwebwe ako Pacson hari abantu benshi bakunda kuvuga ko sibyo nimba ari ukubera kuno witerera story nimba ari ukubera ukuntu ibintu ubu byumva mu buryo bwawe butandukanye bakavuga ko ugirana ibibazo n'abahanzi batandukanye hari ikibazo bufitanye n'abahanzi wowe nkabo buri kuvuga wowe mfite ikibazo najye kwiriba na convocation mu rugo iwanje yego uri cool n'abantu bose maniga ubu petit uri mu kumase mukosha interviews nkino burimbo bwabwo use ku podcast yawe mbamubwiza ikinyarwanda nye ku radio mbuvuga neza nani kibazo ngira nabwo sinabuzi sinzi no kubuntu busa sinzi reka shwi nubwo bunzi ngewe ntago bakuzi kandi uri hip hop icon ni gute umuntu utazi Pacson baranzi babijije tazi Pacson wabuzindi utazi Makaveda wabuzindi nubwo buribo bwawe muzanomira unayisisha kujya mu bukorabo bwawe bwa nyanya mu bukorabo ya bwa ibaza ka abantu 10 bangaye bari muri bwe ibaza ka abantu 10 bangaye bari muri bwe wakoze revolution maniga ako paka wakoze I love my city maniga wori muri bwe toka shitani ese zira projet zo guhuriza abantu waraziretse yego why nago ibintu bibiri benambere abahanzi nago abahanzi bumvaga yuko niba ndi weak
abanzi bankingufu gute ni nk'iki kintu bagukoreye kikaguca imbaraga n'ibintu byishyane ibintu byose babitagaho tu yo bitagutaho ukoza audio migujo uramutigise video uramutigita promotion mutigise interview kujya promoting bona gumubona you know what I'm saying we nagabe agaciro true we ibyiwe ni byagaciro you know what I'm saying no se zirandirimbo ko zabakoreraga akazi keza ba oya do ya Mombari bakambwira ngo paka we ngo wakoye tukabikora yego nambwa nawe mubikoraje mu nomire adijeke kunana mu my city aguska at my city baskari yanje ni adijeke nagari yanje pe I love Allahumma siri nabandi niwe muntu wambe wamuje na social media ariko ubundi paka hari indirimbo yawe ufite wumva ko igukora ku mutima yego niye I am tubwire kuri story yawe wavugaga ku kisabu nje na J Polly ni indirimbo ufite I am reka ngumu kondi niko naremwe navumbu yuko mukora I am hasranda komeje ndababaye sineze kuzarekera I am reka ngumu kondi niko naremwe navumbu yuko mukora I am haslanda komeje ndababaye sineze kuzarekera indirimbo yawe kabisa gukora ku mutima niyo I am ese paka indiri hagati iyo kuko indirimbo zawe nyinshi biragoye ko wakora indirimbo intiburemo verse y'Icyongereza ari Icyongereza n'Ikinyarwanda n'ibiki bikorohe n'ibiki bibanguka muri flow zawe ni Icyongereza Ikinyarwanda kirangora kirakuvuna byonyine ndimo nakora na J Paul get a soldier ne wanzanye kwisi you told me mukwiva muzamagati you told me ndirimbo yari fresh kwe none Polly ne wanyandikiye verse z'Ikinyarwanda naragwanye nabyo oye tubyibodede kambwe none DJK kambwe kana kamwe none so mi baruwa mwandi green p nani ko ba green the ben yicyarari yari munzu na mama wiwe ara connect ndi kumena green genda mekurapa mu Kinyarwanda mu Cyongereza true nashakurapa mu Kinyarwanda no once ibara kuri mama uzi none kunarwanaga nabyo ngumba badire kukubyina nsembye nsiniruka nokubwiye nimba yuko nakubonye kandi sinayo irimo iranziga nabyo narugwanye na kubyo liklika yageze ahambwe amamere green wase niga akara Icyongereza amenyereye so the thing is the kanase kunego yawe ngiye bintu binyorera amasegonda abiri yonyine icyonge amasegonda abiri nakakanyuma big no papuro akikinyarwanda wapi uri umwe mu baraperi bagonza kiga uri umwe mu baraperi bonyine we wenyine sinzi nimba mbeshe ariko niko mbitekereza niwe muraperi ngira ngo wenyine wakoranye indirimbo medakagwa chorus naho Lirigi sena no baraperi oya ndi kuvuga wowe indirimbo si yawe Lirigi nawe ni umugabo ese Lirigi no muraperi korabo ya bere wo bita media koze ya hip hop yari ibara kuri mama nje di promote nawe na yindi niyo y'abaraperi yashize urarenze ne mfa muzabyibuke the don keka na pose usko nagiye kwa keka indimo nshasha azo nagiye nakazi yes man waranjanye kuri radio for the first time nahise nkomereza aho nshiduka nageze kuri televiziyo iyo credit ndayiguhaye ntabwo warubizi nta n'undi muntu n'umwe warubizi uyu mutipere wanjanye kuri radio for the first time credit yawe ndayiguhaye okay reka dushimira abantu bakurikiye no K podcast nandi kumwe n'umuvandimwe Pacson urumva ko afite ikintu kinini yakoze mu buzima bwanjye na nizi saha anyways uri mu gusoza Yago nje nta kibazo mfite nawe you're good artist nafashe umwanya numva lyrics zawe naribi you my brother naribi man ura mutipe yakoze akazi gakomeye brother
gukora album ntago ari ibintu byoroshye ndimo 18 ntago ari ibintu byoroshye 10 dufite ngende mfite indirimbo zingahe trust me reka unashaka kubwira rugo wanje indirimbo zingahe ntago nziza umubare sasa byorere umva wakoze neza nashaka kubwira Pacson nanjye mufare ngora album amaru nashaka kukubwira njyewe navuze gutya kubera nubaha akazi k'umuhanzi mane nzi imvune umuntu ahura nazo uri kubyumva uramutipe rero kuri album yiwe Yago nago tuziranye trust me nubwo bibi byose ndi kubivuga nago tuziranye ariko keep it up Pacson namubwengo my man wallahi Yago my man my brother wallahi uyu munsi umuvana wa ndime shiyatu nemeye pe kandi nibunyubana nona je kuba gatatu si thanks abantu bakurikiye ke podcast nahangaha kuganira na Pacson ni vibes ziteye ubwoba Pacson wakoze kuza kandi sinjyanaga umwanya wo kuvuga wallahi umunyamakuru wakoze kuza amina oyabyihorere kambyikorere kibazo yazanye umunyamagambo radashimi yanje wakoze cyane DJ K muramuke niko Don Pacson most one street dream God's plan aka the entertainer that's who Rakida aka Nyarugenge